mukunzi w'umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa cano, reka nongere guha ikaze mu biganiro byacu bidufasha kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana kandi tumenye nuko dukwiye kwitegura Kristo wenda kugaruka gutwara intore ze. Mwibutse ko muri ibi biganiro wo mukomeje kubana ari KAYISHEMA Joel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikigwa kivuga ngo umuriro w'umucuzi, umugabane wa mbere. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishe kugira ngo ditwereke uko dukwiye kwitwara muri iki gihe. Hari byinshi twagiye turebera hamwe, n'uyu munsi wa none turakomeje kandi tuzi ko ari we mwigisha mukuru. Bana natwe udusobanurire ukuri kwawe mu izina rya Yesu, amen. Umuriro w'umucuzi. Mbese wigeze ugera ahantu abacuzi bari gukora akazi kabo ngo urebe umuriro baba bafite uko umeze? Ariko se iyo havuzwe umucuzi ni muntu ki? Ni umuntu ucura ibyuma bitandukanye. Ashobora kuba afite icyuma kinini cyane cyangwa se kiringaniye, ariko abakeneye kukibyaza, akaba akeneye kukibyazamo ibindi bikoresho runaka ashaka. Icyo gihe bimusaba umuriro wabigenewe ufite imbaraga, kandi akagomba kuba afite n'icyuma agomba kunyuza muri uwo muriro kugeza ubwo kigize ibara risa n'uwo muriro ubwawo. Noneho si ibyo gusa, ahubwo akenera n'inyundo. Inyundo igomba gukubita cya cyuma kugira ngo agihe forume ashaka. Noneho icyo cyuma akagitunganya. Bibiliya rero iratubwira iki ku muriro w'umucuzi? Reka tujye mu gitabo cyanditswe n'umuhanuzi Maraki, umwe mu bahanuzi babayeho mu isezerano rya kera, akaba yaravuze ubutumwa mu myaka 400 mbere y'ivuka rya Kristo. Bukaba bwari ubutumwa butegurira abantu kugira ngo bitegure Mesiya ugiye kuza. Igice cya 3 cya Maraki kitubwira iki? Turahera ku murongo wa mbere. Ahangaha mu gutangira turabonamwo imigabane 2 muri uyu murongo. Dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyirize inzira. Iyi nteguza ivuzwa hano ni Yohana umubatiza, wa wundi waje abanziriza Kristo mbere yuko atangira gukora umurimo we, akavuga ubutumwa ategurira abantu kugira ngo bitegure ubutumwa Kristo azavuga. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uyu mwami ugomba kuza, akaza mu ngoro ye, akaza mu rusengero rwe, nta wundi wavugwaga ni Kristo umwami, Kristo umuhesha w'ubugingo, Kristo ndiho, Kristo jambo, nduwo ndiwe. Uwo nguwo ni wagombaga kuza, wa wundi witwa Alpha na Omega. Ninde, umurongo wa 2 twakomeje, ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Hari abantu batajya bihangana, babona ibintu ntibagire kwihangana ngo barebe aho bigana, cyangwa se bagume hamwe batega amatwi. Hano rero Imana avuga iti ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Igihe umwami aje, umuyobozi, umutware, noneho dore ko ari usumba bose, kuba aje ari umuyobozi, ari umutware, hariho abahunga kuko bafite ibyo bishinje, bakavuga bati ntabwo nahangara guhagarara aho ari. Aha rero Imana iragaragaza ko agiye kuza, kandi kuza kwe bikaba byarasaga ko hagomba kuboneka abagomba guhagarara bashikamye, bagatega amatwi, bagatuza, bakumva ubutumwa bafitiye. Ariko se ni ubutumwa bwo gutuma abanyabyaha barushaho konsa ibyaha? Ni ubutumwa butuma abakiranirwa barushaho kugomera Imana? Oya, reka twumve. Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi. Wubwe ngo ameze nk'umuriro w'umucuzi. Kubera iki? Aho umuriro w'umucuzi wageze, icyuma kikageramo, umva rero akazi kaba kabonetse nyine, kigomba gutunganywa. Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya, akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu barewi, abacenshura nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Uyu murimo ko ari umurimo utangaje. Kristo ubutumwa yazanye bwari ubutumwa bugomba gutuma abantu bamera nk'aho ubwabo bahuye n'umuriro, kandi noneho bikaba ari umuriro ngo akaba agomba kwicara agafasha abantu, akabereka umurongo bagomba kujyamo, ngo kandi azicara nk'ucura ifeza.
ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba se urazizi iyo bakubita icyuma bari kugicura hari manyu ibibaru bigenda bivaho by'umugese, imyanda yagiye ifataho ibitari ngombwa, ibyo bigenda bivaho byikuraho ubwabyo kubera umuriro n'inyundo irakubita bikagenda bijya hirya. Kristo afite ubutumwa kandi nibwo butumwa yazanye, ubutumwa bugomba kugosora bugaceshura kugira ngo urukungu n'amasaka bitandukane. Urukungu rujya hariya, amasaka ajya hariya, intama zijya hariya n'ihene zijya hariya. Ariko se ni bande biteguye guhagarara? Ni bande babasha guhagarara kugira ngo bumve ubwo butumwa kandi noneho bemere yuko Kristo atunganya imibereho yabo? Muntu w'Imana, muri Yesaya hari amagambo tuhabona igice cya 16 aho umuhanuzi Yesaya yavuze, rimwe na rimwe hari igihe abantu twiga Bibiliya ukaba wagira ngo ahari ni umurimo ugomba kwikorera ubwawe. Reka twumve, ni mwiyuhagire mwiboneze. None se wibwira ko Yesaya avuga ubutumwa yari yayobye se? Yari yatanye, yari umurongo ugomba kuvugiraho se ngo ni mwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Ntabwo ari Yesaya bivuga, n'Uwiteka. None se bigomba gukorwa biti? Mbese nitwe twiboneza cyangwa n'Uwiteka utuboneza? Ni impamvu ki Kristo yavuze ngo azaza ari nk'umuriro w'umucuzi kandi noneho acenshure kugira ngo abantu babashe kumenya uruhande bahagararamo. Ijambo ry'Imana ubutumwa rifite burasobanutse. Iyo turebye mu gitabo cy'Imigani, igitabo cyanditswe na Salomo, igice cya 25, tuhabona amagambo meza adufasha kugira ngo tumenye muri iki gihe cya none uko tugomba kwitwara mu gihe twiga ibyanditswe byera. Imigani igice cya 25 umurongo wa 4, nkurarike kugira ngo niba ugira Bibiliya witunze urebe uwo murongo wumva icyo uvuga. Kura inkamba mu ifeza, maze hazavamo icyuma gihabwa umusenyi. Ngo igihe inkamba zamaze gukurwaho maze icyuma kigatunganywa, icyo cyuma nibwo kigira umumaro. Impamvu Kristo, impamvu abitwa ko abavugiramana ari abantu b'Imana bajya mu ngoro y'Imana, bajya mu rusengero bagasenga, bari mu matorero hirya no hino, usanga imibereho yabo itukisha Imana no kwihesha icyubahiro, ni ukubera ko inkamba ziracyafasheho, gukiranirwa kuracyafashe ku bantu. Baracyakwifubitsa nk'abifubika umwambaro. Ijambo ry'Imana icyo ritubwira tumwe ngo ni inkamba zigomba gukurwaho kandi noneho isabune y'abameshi igomba gukora, icyuma kigomba gucyazwa, kigomba gukubitwa, inyundo igomba gukora umurimo wayo. Mbese ibyo ngibyo bisobanura iki? Ibyo bivuga iki? Mbese bireganisha he? Mbese n'iki cyakorwa? Mbese n'iki Imana ishaka ko mu bwoko bwayo cyakorwa muri iki gihe kugira ngo Kristo ubwo azerekanwa abantu be kuzahunga? Igihe azerekanwa abantu be kuzatakira imisozi n'ibitera avuga ngo nimuduhishe, mbese bizagenda bite? Murarikiye kuzakurikira ibyigisho bikurikiraho kuko tugiye kwinjira mu butumwa bukenewe cyane muri iki gihe kugira ngo umuriro w'umucuzi ubashe kugaragaza igikorwa cyawo, umurimo wawo, umusaruro wawo, kandi birakenewe. Imana ikugira neza, ndabigusabiye nanjye ngisabira mu izina rya Yesu.